suza se turaturanye twariganye turakorana ariko wikwishongora ngo werekane ko birenze cyane kugusuza mu ntoki zawe se habamo iki oya mu ntoki zawe habamo zahabu ku buryo umuntu agusuhuje ahita akira kuko yakoze kuri zahabu nakasuku nawe rero ibaze noneho kuba umuntu ari intiti atarize ibaze noneho iyo yiga ibyo yari kugukorera ukwiye no kumutinya uwo muntu ngo Sikovi ntanywa ngo byingo bya kiwingo yenda bo Sikovi agaburira simbazi ariko uko biri kose ni benshi yego mbere no kuri aba bana bo kuri YouTube nawe n'uyu kasuka atamuvuzeho ntiyinjiza Bosco yamaje kuturumbira igivuga ku bantu bibivume nk'ibi ngibi ngo umunyabyango yirukanka ntawe ugize gute ntawe umwirukankanye kandi hari byinshi bihari Bosco bashyira hanze dore yuko amateka yawe utigeze unayivugira nawe amateka ye iwe yihimba ahubwo navuga ibintu byanyabyo tuzi kuri no show nabyo mvugaho kambaye ikaze bakunzi bacu mbasuye mbifurize kubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu uyu munsi ngarutse ndi kumwe na Layla umeze neza ndashima urashima Imana ndashima Imana n'abantu bake bakeya kandi tubanze twamaze wenda baraza kwiyongera baze biyongere pe reka mbibutse ko reka mere kuri product nshyashya nazanye yo gukora uruhu gukora abantu mudafite uruhu rwiza mutisiga freshe ngo zibabere ufite ibere ufite amabara ufite uruhu rwumagaye kwa rwandobona rwose nubwo wasiga amavuta rugakomeza ahubwo rucikagurikamo imikoki tubafitiye product n'amavuta byabafasha gusa neza nta mabara nta biheri nta mikoki mu maso nta dodane mbese hanyuma abagabo mukoresha igihe gito mu kubaka urugo n'abadamu muzi ko mufite cya kibazo cy'ama infection mukabura n'ibibazo by'ubushake n'abagabo mu bibazo by'ubushake tubafite product zikemura ibyo bibazo byose wahamagara kuri 0788 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri 0*250 788 yego tugiye kuganira rero twiganire ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyane turahera kubiri hano hanze byakomeye ku mpande zombi ku ruhande rwitwa Kasuku ndetse no ku ruhande rwitwa Scovia ndetse no ku ruhande rwitwa Bosco Empire ibintu bimeze nabi cyane rwose sinzi nimba bibonye wabonye ubundi nuko ngo Kasuku abantu bose bavuze nabi Magashi bari kubizira none se n'umukozi wa Magashi ni umuhungu wa Kasuku ngo iyo uvuze kuri Magashi uvuze kuri Kasuku iyo n'umbara umuhungu we biramureba nta nubwo twe tubyitayeho icyo twitayeho se koko Magashi yavuze ibikwiriye cyangwa se bamurenganyije icyo nicyo tureba twebwe ibyo by'abafitanye amasano ntabwo biba bitureba kuko natwe dufite abo dufitanye isano nabo urumva rero isano waba ufitanye n'umuntu yari yo yose ntabwo iguha uburenganzira bwo kugira abantu hohotera no kugira abo ukomeretsa imitima yego rero nimba ari umuhungu wa Magashi nimba ari umuhungu wa Kasuku nimba ibyari byo ndumva binacurikanze sinibaza kuva ryari umusaza abaye umuhungu w'umwana muto w'imyaka 34 ibyo Kasuku no mwana ntaba umwana se ntiyivugiye ko yavuze muri 92 muri 92 umuntu wavutse muri 92 ahurirayo n'umuntu wavutse muri 59 Kasuku aravuga ati Magashi ni umuhungu wanjye ngo umuntu umuvuzeho ubu nshaka rero nanjye nagira ngo umenyeshe ko utazijyana ari muvuga kuri Magashi ngewe nta muntu n'umwe mvuga aha ngaha mfite icyo mpfa nawe cyangwa mfite icyo muhora muvugaho inshingiye ku byo yakoze bidakwiriye amuvugaho accordingly ntago njya nita ku isano ufitanye n'umuntu wari we wese ntago njya nita ku isano kuko nta muntu hano ngewe nza ngo muhohotere mwinjire mu buzima muhohotere yego nenga ngewe nza nkanenga ibyo uwo muntu yaje agakora bidakwiriye rero ubwo waba uri umuhungu nubwo Kasuku yaba ari umuhungu wo Magashi nawe namuvugaho yavuze ibintu bidakwiriye nkamunenga uramutse uvuze rero kuri Magashi waba udatinya Kasuku neza ubundi Kasuku aratinyitse ku buryo utamutinya se neza Kasuku atinyitse mwiki abandi bose bamutinya abantu bose hano hanze baramutinya imihanda yose kubera iki nta muntu ujye umuvugaho kubera ko oya
nuko numwe mu bantu rwose ushobora kuvugaho akahita kuhereza ibyawe aguhaye ibyawe wamuhohoteye numva ntacyo bitwaye ariko umubwije ukuri ku bintu yakoze bitari byo akaza kuguha ibyawe nawe akucara ukamuhibye uyu Kasuku akumenyera wamuhibye subwo Scovia araza gukora iki? Scovia yewe hari ikintu nabonye numva nanenze cyane kiranambabaza sinzi ntambara iri hagati ya Kasuku na Scovia iyo ariyo ariko kuri no shuro naje gusanga ko Scovia ari guhohoterwa kuko Scovia ntabwo yigize avuga Kasuku nabi ibiganiro bye narabikurikiranye ntabwo namutinzeho cyane yaciyeho gusa baramubaza ati se umuntu bamukubise asa nk'ubivugaho nk'uko avuga ku bandi ntiyanamuvuzeho nabi ntiyagize gute ariko guhita baza bakamwataka muri buriya buryo ntabwo ari ibintu byiza ntabwo ari ibintu bizima sinabikunze byanambabaje cyane buriya nitujya tutubaho umuntu taito y'akazi ke afite urumva reka no kuvuga ngo turubaha bakuru buri umuyobozi abakwiye kubaho sibyo nunamwubahuka umwubahuka yakoze amakosa kuko ntabwo nagutinya cyangwa ngo nkujenjekere ngo nuko nguri umuyobozi kandi uri mu mafuti sibyo ariko nimba umuntu nta kosa yakoze urumva uwo muntu muhoye iki Scovia yaraje avuga kuri Kasuku avuga ko ati abantu bamukubise ati yaraje avuga ku bantu bakubise Kasuku ahubwo ati si kuki atajya kurega kuri riba anavuga kuri uriya Baduramu aho atubundi uriya muntu kukibara yamwise bitabara nibiki urumva arangije noneho ahita avuga bahita bamubaza kuki ngo sinzi na video girahari bari kumumubazaho noneho barimo baramubaza bati ngo kubera iki wahuye na Kasuku ukanga kumusuhuza Scovia aritakana ati ndamusuhuza hari ahantu nziranye nawe nkorana nawe nziranye nawe iki ku buryo njya kusuhuza uriye Kasuku nicyo cyamubabashe none se ubundi nitegeko gusuhuza Kasuku ariko nanone sibyo ko na Scovia nawe ajya agira akantu ko gushyiramo ibikuta ameze nkaho ashaka gukoza umuntu isoni we ukabona ko bimeze nkaho bimushimishije cyane nabyo sibyo uriya umuntu kuba utamuzi ariko n'umunyarwanda mugenzi wawe kuba yashaka kugusuhuza ntabwo ari ibintu bibi kuba yashaka kugusuhuza ntabwo ari bibi no kuba utaramushuhuje nawe nta cyaha wakoze kuko n'uburenganzira bwawe gusuhuza umuntu no kutamusuhuza ariko wikwishongora ngo werekane ko birenze cyane kugusuhuza mu ntoki zawe se habamo iki oya mu ntoki zawe habamo zahabu ku buryo umuntu agusuhuje ahita akira kuko yakoze kuri zahabu ni umunyamugisha cyangwa nubwo waba uri umunyamugisha mu biganza by'umuntu nta mugisha uvamo umugisha uva mu biganza by'Imana rero nta shema ririmo kuba wumva ko abantu bagusuhuza cyangwa se wabashuje cyangwa utabasuhuje nta shema riri muri ibyo na Kasuku nawe rero nta mpamvu afite yo kurakara kubera yuko kuba atarashuhuje Scovia cyangwa kuba Scovia ataramushuhuje ntacyo yahombye urumva ntiyatashye ngo asange iwe hahiye ntiyatashye ngo asange hari ibintu bimwe byangiritse ntiyagiye kuboko k'umuryango yanze kunsuza biviramo uburibwe bw'ukuboko ibyo bintu bifite usibye ibintu by'utuntu mwanduranye twa hato na hato kugira ngo abantu mugirane ibibazo bidafite aho kandi reka mbabwire hari ukuntu abantu batangira ibintu mubona ari ibintu byoroheje bikazaba ibintu biremereye ngewe njya ngiramo n'ubwo iyo ntangiye kubona abantu ku mbuga nkoranyambaga batangiye gusubiranamo bintera ubwoba hari intambara noneho ndi kureba nkipfuka mu maso nkapfuka mu matwi nkavuga nti Yesu nyirimpuwe na nyina we Bikira Mariya bajya mu ijuru udusabire kuri Nyagasani kuko ndabona bitoroshye buriya uzikange nuramukubona abantu bari gupfa ibintu by'ubusabusa kandi ukabona barakomeje atari bya bindi byango bya showbiz ibi bintu ndi kubona ntabwo bikiri muri showbiz byarenze urugero byageze kuri level yuko ahantu umuntu aza akagusesereza ngo nabonye titre ngo intiti ngo itarize so what ndaje mbigusome hano hari titre nabonye za Kasuku intiti itarize ko ari intiti se nyine ibaze noneho kuba umuntu ari intiti atarize ibaze noneho iyo yiga ibyo yari kugukorera ukwiye no kumutinya uwo muntu Scovia wubahwe urumva ko ari intiti itarize akaba yarashinzwe imirimo we washinzwe uwo oya ndamubaza buretse reka mbanze mbaze Kasuku we ko wize amashuri menshi tuzajya tunamenya wirirwa ukangisha abantu Scovia ayo mashuri atize wirirwa umukandagiza ko afite imirimo ashinzwe ushinzwe uwuhe ashinzwe kuvuga aravuga none ukinjira mu buzima bw'umuntu ukinjira mu byanywa biriya bintu nabyumvisha amatwarandya ngo ibi nibi yavuze ibintu nganywa
ngo Scovia ntanywa nyine ngo ibinyobwa nywa ibyo bintu biba ari ubuzima bwite bw'umuntu sibyo nko kuza ukavuga uti mu buriri kwa Rayira n'urugero hasatya winjiriye cyane umuntu sibyo nimba mutasangiye n'uwo muntu ngo uvuge ngo twicaye ahantu tunywa ibi tuvuge ati impamvu bikomojeho nuko mwasangiye kwinjira mu by'umuntu arya n'ibyanywa ubukoza amakosa kandi pe ririya nihohotera uburi gukorera uwo muntu kuko yenda birashoboka ko uwo muntu abantu baba batari bazi ko ibyo bintu abinywa atanabinywa sibyo nabonye ari kubivugaho ngo byingo bya Kiwingo sinanayizi jewe yavuze ngo anywa Kiwingo yavuze ngo Scovia anywa Kiwingo ni icyuma Kiwingo ni icyuma banywa nimba abo bantu bakora ibyo bintu bagutumye ngo twamamarize wabyiyamamarije ukavuga ko ari wowe binywa ubishyire ku wundi muntu yavuze ngo Scovia ngo aza mu kiganiro anywa Kiwingo oya yavuze ngo bari guhunahuna ngo n'abagore abakire biwe ngo yica ahantu ngo bapfumba ngo inzo ibaze ubuse koko Scovia nono araniyemerana nishongora cyane ngo ubuzima ngo bwanjye ngo giye ngo butandukanye ngo n'ubwawe ariko kasuka avuga butandukanye n'ubwawe se Scovia ni umubyeyi ufite abana rero afite inshingano afite responsibilities sibyo akora wowe nujya kwipima ku munzani we nta nahantu muri buze guhurira n'ikigo ahagarariye afite ibigahagarariye afite amateleviziyo yiwe afite shops amashopu afite channel nini kurusha afite channel akajyana televiziyo icyaba cyose Scovia ntabwo waza kwigereranya ku buzima bw'umuntu ufite inshingano urumva ujye kumwigereranyaho ujye kubara imibereho ye n'imibereho yawe afite imitwe irenga magana reka mbyite magana kuko yenda bo Scovia agaburira simbazi ariko uko biri kose ni benshi mbere no kuri aba bana bo kuri YouTube nawe n'uyu Kasuka atamuvuzeho yinjiza kuko yamuvuzeho ubwo nabo wagaburira nawe urimo rero wivuga ngo umurusha kubaho gute se kandi akugaburira rero Scovia umuntu ufite inshingano ntabwo wajya kwigereranya nawe ngo ujye kubara aho batangiye kurwana giswa urumva wino uduhe ibigira icyo bidufasha urumva nk'abanyarwanda ibidufitiye umumaro sibyo ibidufitiye umumaro ibyo twagira ikintu dukuramo nk'uko Scovia bikora Scovia ashobora gukora ikiganiro agakora ubuvugizi abantu sibyo abo bantu nimba bararenganye bakarenganurwa Kasuka ariko natuka ibigarasha icyo nacyo ndakimushimira pe aho ni naho hagera nkumva mfunze feri ubundi nakabaye ninjiramo cyane ko nkata mfungira feri aho ngaho ariko yivanga amasaka n'amasakaramentu ngo afata abantu bari bafatanyije ku rugamba ngo bashyire hasi ubwo se urumva ubutari kwisenya ubu waba uri ku rugamba n'abantu bamwe bahetse amasasu wowe utwaye imbunda abandi batwaye ibyo kurya ugatangira kurasa bagufasha mu rugamba gatangira kubavugaho niki rero biba bisobanura nimba Scovia yakaba yatahiriza umugozi umwe kuri na Scovia urumva akavuga ati reka nkubaking sibyo intego yacu ni imwe ni ukurwanya ni ugushyira hasi abasebye igihugu ariko ntiwakabaye uza gusubiranamo n'umuntu ubwo se urumva udatangiye kwitera ahubwo wihereye imbere ubwo se uzaza kurwanya ikigarashute kandi abo mufatanya kukirwanya na buri mubarwanya ikibazo urumva ntuza mvuga ushatse kubacyo rero utangiye kwitandukanya nukuri pe ntabwo bikwiriye nge actually nta muntu n'umwe ngamije kuvugaho muri iki kiganiro ariko jewe ndi kuvuga impungenge binteye kuba abantu batangiye gusubiranamo hari abantu bakabaye batahiriza ku mugozi umwe intego ikaba imwe kubaka igihugu tukamagana abakirwanya n'abagisebya ariko noneho mugatangira gusubiranamo mubamuhaye urwuho mufunguye idirishya abo bantu binjiriramo kuko nimba mutavuga rumwe muzabarwanya gute wigize ubona abantu batsinda urugamba batavuga rumwe ntibibaho ubwo rero birasaba ko mutahiriza ku mugozi nimba Scovia yakuvuzeho bikakubabaza chine box nimero ni wayibura yenda nakwirengagiza akakwiryaho abari guzaza uvuge pe sibyo cyangwa namubwire ati ntuzongere none se ubundi ko avuga ku bandi kuki badashaka ko bamuvugaho yego Scovia kuba yavuga kuri Kasuku atanamuvuze nabi ikosa yakoze niri ubundi Kasuku we yatanze warning nta muntu yemere kumuvugaho ndetse nta muntu yemere kuvuga kuri Magashi nawe nareka kuvuga ku bandi rero nawe nareke kuvuga ku bandi kubera iki savuga ku bandi ariko abavuga mu buryo bwiwe
mu buryo bwiwe wenda n'abandi rero bari kumuvugaho mu buryo bwabo sibyo. ushyigikiye Bosco Empire waje akita Kasuku akavuga ngo Kasuku ngo papa we ni Nyamweru. oya Scovia uyu nimba nari Bosco we ntabwo namushyigikira. Bosco we yamaje kuturumbira urumva yamaje kugenda ararohama sindi bumwite amazina bajya bamwita urumva gusa cyane arindire kurenga umurongo umwe gusa yego kahita mushyira mu gatebo k'ibigarasha nk'ibindi byose. ubundi nimba ari uguhangana nawe tukamubaga yego tukamubaga tutitangira itamu sibye ko atangiye kurenga umurongo nabibonye. nimba hari ibintu agomba kuvuga yego bitagenda neza bivuge mu buryo utubahukamo abantu sibyo yego wikubahuka abantu kuko aho hantu wavuye ubwo buyobozi hari icyo bwagufashije sibyo. ko njya mbona yinjirira inzego izi nzego ntagiye yigize azigana zikamurengera hari uwamuhohoteye ko byagenda kose ni kenshi cyane ntizigize zimurenganura yarenganye bereye n'igihe yafungwaga ntabwo bamurekuye kubera ko bamaje gukora assessment yabo babishaka ntibari kumwohereza mu butabera akaba nafunze ko akunda gutunga inzego intoki ngo habamo ngo karengane. yego niba karengane kabamo ko batahereye kuri w'amagambo yavugaga amabi yari make yari menshi n'ibyaha yakoraga byari byinshi ariko bakamurebera bakamwihorera. yego none akarengane akabonye kuko avuye hano agiye ako karengane nimba gahari kuki katahereye kuri we aho ndi kukumva cyane kuki katahereye kuri we igihe yirirwaga yinjira muri za nyababyeyi z'abantu reka mbigarukeho bino bintu kiriya si ikintu kiremereye cyane kinakomeye yego kwako karengane ibyo byo ntibyari kuba ari n'akarengane kuba azize ukuri umwanya wo kuvuga ngo bantu ngo harimo akarengane ngo harimo n'iki ako karengane ko katamukorewe ahubwo yakoze n'ibyaha ahubwo kereka nimba ari kubashinja ngo ukina akoze ibyaha ntimunkurikirane icyo cyo kibashinje twavuga ati noneho uri mukuri tuvuga ngo bararangaye kuko batamukurikiye ntabwo barangaye nuko hari ibintu bashyiramo tolerance kuko baba babona yuko umuntu arashonje ni umwana w'urubyiruko arashaka umukati yenda ari kubikoreshwa n'inzara kamuhamagara bakamubwira bakamuganiza bakamubwira ati genda gake rero wa mwana we dore hano hantu uri gukora ibya kandi ibyo barabikoze nta burangare bwabayemo ibyo barabikoze baranamuhamagaye inshuro ya mbere yanga kumva arakomeza inshuro ya kabiri bamubwira ati noneho ngwino tube tukumaranye nk'iminsi nk'itatu tuganira noneho udataha aricyo cyagiye bamutaga muri yombi uzasubirayo wumvishe aho kugira ngo yumve urumva ahubwo arirukanka ngo akawamugani wo muri Bibiliya buriya muri Bibiliya harimo igivuga ku bantu bibivume nk'ibi ngibi byirukanka ntawe byirukanka ngo umunyabyango yirukanka ntawe ugize gute ntawe umwirukankanye agize gutya arirukanse ageze iriya ngo ndahunze ngo bashaka kumfunga hari umuntu ukuri inyuma ubundi se utekereza ko bagushatse abo bakubura Bosco ni ikivume pe ubu utekereza ko Bosco bamushatse ntabwo bamubura ntabwo ari kure cyane ntabwo bamubura rero nimba yatangiye kwinjira mu miryango y'abantu azana ngo za Nyamweru urumva azanamo ababyeyi b'abantu we niko yabyise reka tubivuge mu izina ry'uko yabivuze kugira ngo tutayobya abantu reka tubivuge mu mazina uko yabivuze twese ko twibyise umuntu nawe bazinjira mu muryango we urumva kandi hari byinshi bihari Bosco bashyira hanze dore yuko amateka yawe utigize unayivugira ujye ureka yayandi ujye uza uguhimbira ku mateka y'abantu baba barivugiye unayagoreka urumva Bosco yavuze amateka y'ikiganiro cy'isaha yarabeshye kuriya rero ajya ahimbira abandi nawe amateka ye iwe yihimba ahubwo navuga ibintu byanyabyo tuzi kuri no show nabyo mvugaho utanzabivugaho utazavuga kujya Bosco cyane. Twinjire rero kuri Noza nanjye kukwibariza n'ubundi ni kuri nandi kukubaza kuri Kasuku. Kasuku yagize gutya abagiye kuri YouTube yiwe yandika titre ngiye kuba nagusomera ebyiri yaranditse ngo impuguke itarize Scovia wigeze gufungirwa ubujura ngo Scovia yigeze gufungirwa ubujura buriya ngo yafungiye ubujura ngo azira Scovia yafunzwe azira iki wigeze wumva amakuru ko Scovia yafunzwe nta nubwo nabyinjiramo ibyo bintu kubera yuko ngo umugabo ngaseka imbohe iba yarafunzwe yafunzwe nk'uko abandi bose bafunga sibyo apfa kuba nta maraso y'umuntu yamennye ibyo birahagije tumukureho induru uriya ni umubyeyi kandi twe gusebanya urumva
ubuse Scovia uwo mwitegereje ubona koko yaba umujura oya ntabwo umujura ahubwo yarwanya abajura abantu twanga abantu bameze neza Scovia nta kindi kintu ari mazira izi saga zose muri kumubona zimuvugaho nta kindi kintu ari mazira atari uko yirwanyeho ubundi hari abantu batajya bumva ko hari abandi bazamuka ngo inyenyeri yabo yake kandi uko byagenda kose Scovia yatangiye nyuma yabo bose umuntu n'ubwo wamushyira aje rero arabazimya izina rye riratumbagira nacyo kintu ari mazira nta n'ikindi Scovia ari kuzira ishyari ari kuzira abantu nawe ibyo bamukandagiza ngo injijuke ngo itarize ibaze nimba atarize se ibaze ahantu yigejeje akanaguca we warize ayo mashuri wirwa ukandagiza abantu baze none yaza kwiga sibyo ko Scovia yaranize sibyo kwiga se niki oya kwiga niki warahuye n'umwarimu kwiga ni ukujya mu ishuri ugasoma ukageza niyo wageze amakanga yenda ashobora kuba yenda ataraminuje byo nta makuru mbifiteho ariko Scovia kwiga yarize none se umuntu utarize arasoma ntabwo ujya mwumva asoma icyongereza nabigira kubatizwa oya ntabwo ibyo kubatiza tubireke twe kubishyiramo brag Scovia ntabwo ujya wumva asoma amakuru oya ntabwo ndayumva ntanari wapi wapi ntabwo ujya ukurikirana iriya televiziyo yabo na rimwe ajya asoma Scovia rero ajya asoma amakuru basoma amakuru agasesengura ajya asoma amakuru jewe naramwumvisha hari umugabo ushinzwe gusoma pana biriya byo kuri YouTube jewe naramwumvisha arimo asoma amakuru hari umuntu buri mu matwi n'intuza yego ko nabonye bafite akenshi akunda kuba afite umu assistant ushinzwe gusoma amakuru agasesengura ibyo nibi nkuko nawe waba ufite umupagasi hariya urumva nkuko nawe utunze umukozi wo mu rugo kandi ufite amaboko wabyikorera sibyo ariko nyine ukavura ukavuga ati sinakora nayanjye ibyo ni muri iyo sanse ariko ntibisobanura ko atize Scovia yarize umureba ukabona abantu bamuhaye inshingano ariko bareba bakabona ni injiji kubera icyo abantu mudashaka kwemera ko umuntu ashoboye ngo munasapotinga ubwo bushobozi bwe ahubwo mugashaka kumushyira hasi ntabwo n'umuntu uhagarariye urwego runaka yaba atarizira ibyo kwiga byo tunabireke urumva kuko n'uwo kasuku wirirwa urata mu mashuri ye hari uwo wamutereka imbere ugahita usanga ni naso ahubwo ari agafoto nabonye ka kasuku none se ubundi afite degree zingahe nuza Scovia oya uwo kasuku afite degree zingahe ntabwo tuzizi gusa ariko yize segonderi babizi baza amakuru nimba kabije ashobora kuba afite yenda na kaminuza afite PhD yego sibyo hanyuma izo degree azikoresha iki mu kazi akora sibyo nkubaza umuntu wize ntabwo ari ibitutsi ashobora kuvuga ariko nagira ahantu ageze oya ariko burya ngo n'intuza ngo n'amabanda ajya yiga yego n'amabanda ariga rwose ariko kwibuka uri umuswa oya ushobora kuba uri n'umuhanga rwose ariko character yawe nyine itakwemera kureka ubwo bubane n'ubu hari agafoto nabonye ka kasuku yafunzwe warakabonye kera akiri umwana muto cyane atara kabisa igihe yari gutezanya amagambo na jihad ahita azara kadarapa na kasuku nawe azaniye kasuku azana ibyo none kasuku arimo araseka avuga ngo Scovia ngo wigeze gufungirwa ubujura ibi bintu si bihuye nk'uwo bita Semungu nawe ejo bundi wari urimo araserebura avuga ngo DC Clement yafunzwe umuntu uzamvuga nabi nawe bizamubaho nawe aka kanya akaba ari inyuma y'amapingo icyo ngiye nakwisabira kasuku niwe numva nakisabira kuko Scovia we nta cyamubonamo kuba yavuze kuri kasuku kandi yavuze yasesenguye inkuru nkuko asesengura izindi kuko n'abandi bose baza bagasesengura urumva niyihangane ye guhereza icyuho abo ngabo ajya arwanya ngo atangiye gusubiranamo n'umufashije urugamba yego sibyo yihimbira kuri Scovia najye gupambana na Bosco wiwe mbona uri kumwataka mwambika ubusa nta asize urumva yego ni ubundi nicyo kikwereka ko hari inkuru yakoze ameze nk'aho ari ibyo ari gukwega nimba afite agatuza na facing Bosco urumva isura umusore ku musore urumva yego ariko uyu mubyeyi Scovia areke kurwana n'abagore ni ukuri nareke kurwana na Scovia pe icyambere IQ ya Scovia ya kasuku sibyo yego IQ ya Scovia irenze ya kasuku ikindi inshingano Scovia afite zirenze za kasuku yego ikindi akamaro Scovia afite amaze ari societe karenze akande akagasuku
ikindi inshingano afite nitujya muri bya bindi yiyemera ngo amurusha kubaho ngo kubaho neza, inshingano afite zirenze iza Kasuku. Rero agiye guteraho intambwe imbere rwose, ciringa ujye dawuni aho kugira ngo ukomeze kwisenya wihereye imbere. Genda ahubwo upambane nawe, kuko turafite byinshi byo kuvugaho. Yitandukira inshingano, umurimo yatangiye nawe usoze, urumva, wo kurwanya ibigasha. Hariya ho nanjye nzajya ngufasha gutora amabuye, nzajya nkurundira amabuye pe, ubundi ujye upima mu mpanga, aho rwose nzakubakinga. Ariko nujya kujya kurwanya umuntu ugufashije urugamba, ntabwo nzagushyigikira Kasu. Oya, ave ntibibaho. kwigana no ku musozo w'ikiganiro cyacu, ubwo dusoze. Dusoze. Reka mushimire wakoze. Koze nawe.